Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Musanze aho ngiye kumvikana inkuru y'incamugongo, amakuru mabi cyane yatumye benshi bongera gusuka amarira akagera ku butaka, aho abantu bahishe amasura yabo ubundi batema umusaza w'imyaka 77 y'amavuko. Benshi bongera kugira ubwoba bwinshi, ushobora guhita wibaza ati ese abo bantu ni bande? Ese byabereye mu kahe gace? Ese kuri ubu inzego z'umutekano n'iz'ibanze baba batangaje iki? Kuri ubu abaturage bumvise iyo nkuru baba bo batangaje iki ko ikomeje kubatera ubwoba abatuye muri kano karere ka Musanze ndetse n'abantu bose bayumvise? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikuye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru mabi cyane yumvikanye muri kano karere ka Musanze akongera gushengura benshi bayumvise. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Musanze aho ngiye kumvikana inkuru yatumye benshi bongera kugira ubwoba, aho muri kano karere abantu bari bahisha amasura batemye umusaza w'imyaka 77 y'amavuko. Gusa icyongeye gutera agahinda bagiye batandukanye ndetse n'abari bari hafi aho ngaho hakaba ari ikintu kimwe gusa, kuko nyuma y'uko bigaragaye ko uyu musaza yatemwe yari amaze igihe kirekire yibera mu nzu wenyine nta muntu uzi ayo makuru, ibikomeje gutera agahinda abagiye batandukanye bamenye cyangwa bumvise iby'aya makuru mabi cyane yumvikanye muri kano karere ka Musanze, dore ko akomeje gushengura benshi cyane. Kuri ubu umusaza witwa Hakizimana Alphonse wo mu murenge wa Muko wo mu karere ka Musanze yasanzwe mu nzu yarakomeretse ku buryo bukomeye nyuma yo gutemwa n'abantu batahise babasha guhita bamenyekana. Iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kubabaza abaturage batuye muri kano karere ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Yabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Nzeri 2024 nibwo uyu musaza yasanzwe mu nzu ye iherereye mu mudugudu wa Kabusunzu wo mu kagari ka Kivugiza, aho yari yakomerekejwe ku buryo bukomeye n'abantu bataramenyekana. Amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi zo muri kano gace avuga ko uyu Hakizimana yabaga mu nzu wenyine, ikaba ariyo ntandaro bikekwa ko yatumye amakuru y'itemwa rye atinda kumenyekana, kuko ikigaragara bamutemye mu masaha y'ijoro. Ubuyobozi kandi bwo muri kano gace bukomeza buvuga ko uyu musaza yakomeretse mu mutwe, mu mugongo n'ikiganza. Kuri ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro bya Ruhengeri byo muri kano karere ka Musanze. Isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuyobozi zivuga ko zerekana ko kuba uyu musaza witwa Hakizimana nta mitungo afite, ku buryo abamutemye baba ariyo bamushakagaho, ndetse amaperereza y'ibanze akaba yerekana ko nta makimbirane ari mu muryango, ku buryo twavuga ko ariyo abyihishe inyuma. Dutekereza ko yaba ari abagizi ba nabi, cyane ko abamutemye avuga ko bari abantu babiri kandi bipfutse mu maso, amasura yabo atapfa kugaragara.
Iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturarwanda bose muri rusange ndetse n'abatuye muri kano karere ka Musanze, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko Bisengimana Janvier, aho yabwiye itangazamakuru ko iperereza kuba barakomerekeje uriya musaza rigikomeje, gusa ubuyobozi bukaba nta yandi makuru burabasha kumenya. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, abaturage bahise bakangurirwa gushishikariza kwirinda amakimbirane, bakarushaho kubana neza, bagatangira amakuru ku gihe, ndetse abagiye batandukanye babona yuko bateza umutekano mukeya bakabatangira raporo, ubundi ibyo bigize cyangwa ibintu bikomeje kugenda byumvikana yuko bashobora kuba bakora amahano bakaba babiryozwa hakibikiri mu makuru mashya, aho kugira ngo usange rimwe na rimwe abantu bicana cyangwa umuntu abuze ubuzima, ibintu bituma ahanini abagiye batandukanye bongera kwemeza yuko ubuyobozi bukwiye kuba bwabihagurukira, cyane cyane polisi ndetse n'izindi nzego zirimo abo mu nzego z'ibanze hamwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse hakongera gushyirwa imbaraga mu bunzi kugira ngo bunge abaturage babagana, maze usange abatuye u Rwanda babayeho mu mahoro ndetse no mu mudendezo. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, ni ukuvuga inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano, zumvikana zishishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe ndetse no gukumira icyaha kitaraba, gusa rimwe na rimwe ugasanga nta kintu bibabwiye kuko byinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Iyi ni KN Radio, hano ni mu karere ka Musanze, aho abantu bataramenyekana bagiye bihisha amasura yabo, ubundi batema umusaza bamusanze mu nzu w'imyaka 77 y'amavuko. Ni natwe dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.